Bakunzi bacu muraho neza, nongeye kubasuhuza mbifuriza umwaka mushya muhire na Noheli nziza kubayemera. Twongera kubashimira, nshimira cyane urugendo twakoranye muri aya mezi ashize. Twese turimo tureba icyaduteza imbere, turimo tureba ikijyanye n'umushinga w'ubworozi bw'inkwavu. Ndabashimira abaduteje imbere, ndabashimira abatugishije inama, bagiye babona ku mfashanyigisho, abo twahaye icyororo, ndetse n'abandi tugikomeje kuganira mu buryo bugiye butandukanye, kandi noneho bafite intego yo kwinjira mu mushinga no gutangira umwaka mushya n'intego nshya zo kwinjira mu mushinga w'ubworozi bw'inkwavu. Nagiye mbibabwira mu ma episode yagiye abanza, agiye atandukanye, ndetse no mu mfashanyigisho nabakoreye. Nagiye mbabwira uburyo ki ubworozi ari ubworozi bwiza, butagora, budasaba ibishoro bindi ushoramo, ari ugushyiraho umukozi gusa ukajya umwishyura mu kwezi, ariko nta bindi bishoro bihambaye ngo uragura ubwatsi, ngo uragira gute, ngo uragura ibiryo byazo biri specific. Inkwavu zirya ibiryo byose by'ibyatsi usibye bimwe nababwiye biri muri za episode za mbere nasohoye. Ikindi ntabwo zirwaragurika ngo zirasaba imiti ihambaye, kuko n'ibyatsi zirya ubwabyo nabyo haba harimo imiti. Ubwo rero ni ubworozi bwiza, ngira ngo abo dutangiranye gahunda y'umwaka barahari ni benshi rwose. Ndabashimira abagiye bakora subscribe, abagiye bakora like na share, abo bose baradufashije muri uyu mwaka, nabo gushimirwa. Kandi dukomeze dukurikirane aya masomo, dukomeze dusharinge, tugeze no ku bandi, kandi noneho tunafashanye mu kwiyubaka. Narabibabwiye, iyo urebye video ukayirangiza ubu twubakiye fondation, wakora subscribe ukaba ushyizeho itafari kuri no YouTube channel yanyu ibagezaho amakuru ku bijyanye n'ubworozi ndetse n'ubuhinzi. Uyu munsi rero ntago ndi bubatindire, ni agatipu gatoya ndi bubahe ko kugira ngo dusozanye umwaka neza, ariko turacyari kumwe n'ubundi. Ibiganiro birakomeje, n'utundi dushya nzabazanira muri uyu mwaka tugiye gutangira, utundi twiza, icyororo kigezweho cyiza gishyashya tuzaba twazanye, ndetse tugende tubagezaho n'ama success story y'abandi bagiye batandukanye twabashije gufatanya nabo muri uno mwaka. So rero icyo nabategura uyu munsi ni akantu gatoya kajyanye n'ubundi n'umuti wa gakondo w'ibyatsi wari usigaye. Ntabwo ari wo wari usigaye, kuko narabibabwiye ni gake gake nzajya ngenda mbereka intambwe ku ntambwe, ikimera ku kimera. Naberetse igisheke, mbereka ikica amahirwe, cyangwa se biterwa n'aho uri, barara abo bakita ngo ni kimbazi, biterwa, hari n'abo bakita ikica amahirwe. So nagiye mbereka igisheke, mbereka uko bategura. Uyu munsi nashaka kugira ngo mbereke n'agasogi. Isogi nayo ni umuti mwiza ufasha inkwavu, ariko nkaza gusoza mbereka uburyo ki rwose amakosa amwe n'amwe aborozi tujya dukora kubera kwiringira abakozi cyangwa kwizera abakozi. Nk'umukozi arabyitaho, ugasanga urukwavu rurabyaye, nyamara rwabyara ugasanga abana ntibitaweho, ugasanga ugize igihombo. So rero ibyo biri mu byo tugiye kurebera hamwe. Ukomeze urebe video irangize, hanyuma unakore subscribe niba utarayikoze, hanyuma unasangize n'abandi kugira ngo dukomeze twungurane ubumenyi muri rusange. Hanyuma rero reka ne kuba ntabarambiye, dukomeze turebe uko ikiganiro giteguye nuko nabateguriye gahunda y'uyu munsi. Turi kumwe rero n'ubundi, mukomeze mugire intangiriro z'umwaka mushya muhire, ndetse munasoze n'undi amahoro. Turi kumwe na Iwacu Connect. Nimwumva neza mone tuba turi kuvugana rwose, ndahari ku bwanyu, twavugana mu gikari ndetse no kuri telefone bisanzwe, nta kibazo, turahari kugira ngo tubafashe. Bakunzi bacu rero, nkuko nababwiye rwose, nongeye kubasuhuza, mukomere cyane. Nabararikira gukomeza gukurikira Iwacu Connect
nk'uko tugenda tubagezaho ibikorwa by'ubworozi n'ubuhinzi, kugira ngo abenshi mumaze kubimenya yuko tutambutsaho ikiganiro kimeze neza kandi kibungura ubumenyi. Shimira cyane abakomeje gukora subscribe, bakomeje gukora like na comment, bakanasharinga ku bandi. Turabashimiye cyane rwose, muri ab'agaciro. N'abandi namwe utarakora subscribe ayikore, anasharinge no ku bandi nabo babona ubu bumenyi. Shimira cyane abakomeje kuduteza imbere, abamaze kujya mu mushinga w'ubworozi. Bamwe na bamwe abo tumaze guha icyororo barabizi yuko twabaye icyororo cyiza kandi kizabaho umusaruro. Ibyororo rero turacyabifite by'inkwavu. Hanyuma ngira ngo nk'uko nabibabwiye ubushize, yewe inkwavu zanjye zitegurira imiti gakondo isanzwe kugira ngo nziteho, nzikingire za ndwara. Bamwe bavuga ngo inkwavu zirapfa, ngo zicwa n'ubusango n'iki. Oya, Iwacu Connect nicyo twaziye kugira ngo tubafashe, tubahe ubumenyi bwimbitse buzajya butuma ubworozi bwanyu bukomeza gutera imbere nta kibazo mufite. Kugira ngo nabagejejeho ibihingwa bigera muri 5 bishobora kuvura inkwavu zawe, bishobora kuzikingira, byaba ari ibibazo by'amara, byaba ari ibibazo byo guhitwa, byaba ari n'ibindi bibazo bishobora gutuma zarwara cyangwa se zikanagwingira. Ubwo rero ubushize ngira ngo naberetse uko bategura umutagara, nabibabwiye nzajya mbereka igihingwa kimwe kuri kimwe uko bagitegura, nkuko nari naberetse. Dore ngiyi, iyi ni isogi. Ababizi iyi ngiyi ni isogi, abatari bayizi nayo namwe mubibone, mubimenye. Isogi ni uku nguku ibimeze. Iki rero ni icyatsi cyiza, inkwavu zishobora kukirya ari ibibabi cyangwa se ukanabiteguramo nk'umuti uzikingira ikibazo cy'indwara z'amara ndetse n'ikibazo cyo guhitwa zishobora guhura nazo. Ubwo rero niyo mpamvu uyu munsi wa none ngiye kubereka uko tugiye kuwutegura. Cyangwa murabibona, nababwiye ukoresha amaciga 2, ariko biterwa n'umubare w'amatungo ufite. Yewe zanjye ntabwo ari nkeya, ariko nanone sina nyinshi, kandi umuti ntugombera ubwinshi. Ikindi mwibuke yuko nababwiye yuko uyu muti urawufungura kugira ngo ugabanye ubukana. Gusa nta nicyo wanazitwara kuko ni ibyatsi n'ubundi zisanzwe zirya. Isogi rero ni nziza cyane, murabizi no ku bantu isogi ni sawa cyane, ni sawa. Nuko iby'ubu ngubu bisigaye bigoye nyine, usanga ibiribwa birinda indwara cyangwa bikingira indwara usanga tubyirengagiza. Iyo umaze rero kuyibona, icyo ukora narabibabwiye, aya ni amazi. Turabanza rero tubironge kugira ngo dukureho wa mwanda ndetse n'utundi dukoko dushobora kuba turiho. Icyo gihe nkundira kubiziha ari amazi, zirayanywa nyine amazi, umuti ugahita ukora. Urumva ni nkaho ziba zibikonsomye direct. Bitandukanye rero nuko wenda ushobora kubizishyiramo ari ibyatsi ntizibirye. Urabicagagura gutya ugashyiramo amazi. Iyi ngiyi ni 1.5 litiro. 1.5 litiro ni kwiza gipima. Hanyuma ubwo ndaza gufunguza inshuro 2 zawo z'aya mazi, hanyuma mpe inkwavu zanjye. Mbibutsa ko n'abafite inkoko, aboroye inkoko n'andi matungo yose, ushobora kuzihereza rwose. Uyu ni umuti mwiza uzirinda. Ngira murabizi ko inkoko nazo zijya zirwara impiswi. Rero iyo wazihaye umuti nk'uyu nguyu mu mazi zinywa, birazifasha mu igogora ndetse no muri yamara yazo. Ikindi no ku nkoko ibingibi byongera umuhondo, igi rikaza ari umuhondo rimeze neza. Mujye mumenya gukingira amatungo yanyu, mujye mumenya kuyakingira kugira ngo utagira ibibazo by'impfu za hato na hato, cyangwa se usevinge nayo mafaranga yo kujya kugura
imiti kwa veterineri na veterineri aza kugira ntago mbujije wa veterineri umugati hatagira umfata nabi, ariko ibyiza nyine ni uko bajya bazivura ari uko zarembye, ariko igihe uhari rwose kora umuti wawe witonze uzikingire, hanyuma usevinga ayo mafaranga y'imiti yo kuvuza. Sevinga ayo mafaranga y'imiti yo kuvuza, kandi inkwavu zawe zikura neza, ubibona zikura neza, zirakura rwose zirakura. Ngira ngo icyororo cyacu mumaze kubona ko ziba ari inkwavu zihariye zimeze neza. Ubu rero ngiye kuba nkuretseho iminota 30 cyangwa se isaha kugira ngo ubanze ukore, hanyuma nindangiza nze kuwinura, hanyuma nze kugira gute, nze kuwufungura, nkuhe inkwavu zanjye zibunywe mu mazi nk'uko nabibabwiye. Ibintu mba mbabwira ni ibintu bifatika, nyango murabibona nk'izi nkwavu zacu ukuntu ziba zimeze, murazibona, murabona nk'uru rukwavu ukuntu rumeze neza, murabona yuko kiba ari icyororo cyiza cyitaweho rwose. Murabibona nk'utu ngutu tukiri dutoya ducutse ejo bundi, murabona yuko ni icyororo cyiza cyane. Murabona yuko ziba zinyarutse rwose. Murabona yuko rwose tuba dufite icyororo kimeze neza, nabereka ntabwo ari ukubeshya, si amakabya nkuru, ntabwo ari amakabya nkuru rwose. Twebwe Iwacu Connect icyo nabayemereye ni ukujya mbaha amakuru atari w'ivumbi, amakuru y'ibyo tubamo nabyo, y'ibyo tubana nabyo rwose. Yango murarubona nk'uru rukwavu ukuntu ari rwiza, murarubona rwose. Ziba zitaweho rwose. Murabona yuko ni inkwavu zimeze neza cyane. Ubwo rero n'abakiriya bacu mukomeze muduteze imbere, mukomeze muze tubahe ku cyororo. Ubu ni ubworozi narabibabwiye, ni ubworozi bumeze neza kandi ushobora gukora witayeho bukakugeza ku iterambere, Sawa rero mukomeze mukurikire Iwacu Connect, turabakunda kandi noneho icyo twiyemeje ni ukubagezaho ibintu bifatika kandi byatugirira akamaro twese mu kwiyubaka no kubaka umuryango nyarwanda. Turi kumwe rero, weekend nziza. Ubwo tuzajya dukomeza tubahe ubumenyi. Ntiwibagirwe gukora subscribe, usharinge ku bandi, hanyuma nabo amakuru abagereho babone uko bazajya borora kinyamwuga. Murabibona twe tuba dufite rwose inkwavu z'icyororo, inkwavu nziza cyane. Ubwo rero wacikanywe rwose, urabona nk'izi nkwavu ukuntu ziba ari inkwavu nziza zifite umurambi rwose, zishobora kuguha icyororo cyiza. Amwe mu makosa rero aborozi bakunda gukora ni ukutagira aho bandika, kutagira registre y'ifamu yawe ngo umenye ngo uru rukwavu narubanguriye ku itariki n'iyi, ruzabyara igihe iki n'iki. Birazwi ni iminsi hagati ya 28 n'iminsi 30, ku buryo nibura ku munsi wa 25 wakagombye gutangira gufasha urukwavu kurutegurira aho ruzabyarira, ugashyiramo akabox, utanagashyiramo wenda utaba ugafite cyangwa n'iki, ukarureka. Inkwavu n'isabuya ziripfura, akenshi iyo zigiye kubyara ziripfura. Imbyeyi nziza rukagira ipamba rushyiraho abana barwo. Ariko ibi biraro twubaka bigezweho, murabona yuko hasi haba hariho akayunguruzo. Ririya pamba rigeraho rigashiramo vuba, nk'uko muri kubibona, rikaba rikeya. Kandi utwana tuvuka nta pamba, nta bwoya dufite, tuba dusaba ipamba ridushyushya.
ubwo rero iyo ubwoya buhise bugenda buguruka bugenda, ni hahandi usanga utwana dusigaye twonyine tugahita twicwa n'ubukonje. Kandi urukwavu rukunda kubyara nijoro. Hari igihe rero iyo utazisura akaba ari umukozi uziberamo, ukizera yuko azabikora, akaba ataramenye ngo urukwavu rw'iki gihe iki n'iki ruzabyara igihe iki n'iki, ugasanga rero rubyaye nijoro nawe ntabyitayeho, utwana duhuye n'ubukonje, ugacya usanga twagagaye twapfuye, ugahita ujya mu gihombo. Rero iyo washyizemo nest box cyangwa kaka box zibyariramo, icyo gihe biragufasha, ruragenda rukiteguriramo, rukipfuriramo. Icyo gihe bwa bwoya bwarwo nta hantu rujya, nta hantu bujya. Ikindi, nk'urukwavu rushobora kubyara abana benshi, ni byiza yuko ugomba kuba ufite ipamba, rino pamba risanzwe tubona muri farumasi, ku buryo ufasha rwa rukwavu ukaba washyiraho ipamba kuri bwa bwoya rwipfuye, hanyuma ugashyiraho n'ipamba kugira ngo ribashe gushyushya bwa bwana mu gihe butaramera ubwoya. Ayo rero ni amwe mu makosa dukunda gukora, kandi ugasanga akugushije mu gihombo kitari ngombwa. Hanyuma rero utabashije kubona ipamba, rukaba rwipfuye ubwoya bukeya, ibyiza icyo ushobora guhita ukora, uhita ufata rwa rukwavu ukarupfura, ariko bisaba kubanza ugakaraba ibyatsi, bya byatsi urukwavu rurya mbere yo gufata ku mubiri wa twa twana, kuko akenshi amavuta twisiga narabibabwiye n'iki n'ibyo tuba twakoze n'umwuka wacu, iyo uwukoresheje kuri turiya twana hari igihe ujyaho noneho nyina yadusubiramo ikagira ngo ni ubundi bwoko bw'utundi dukoko twajemo, ikaba yatwica. Ubwo rero bisaba kwitonda, iyo uri umworozi ugomba kuzibamo ukazikurikirana umunsi ku munsi. Haba habayeho ikese nk'iyo ngiyo ukamenya uburyo ki uri buyihandoringe. Niba nta pambu ufite ukaba wapfura nyina, ariko mu guterura twa twana ukaba wabanje gukaraba ibyatsi kugira ngo ya mpumuro y'ibyatsi n'ubundi aba ari ikomeza ibe mu kazu, ntihazemo indi mpumuro urukwavu rutazi, nyina itazi, kugira ngo itaza kwangiza twa twana wakozeho. Ngayo rero nguko ayo makosa muyirinde, borozi bashuti banjye muyirinde, hanyuma mutazagwa mu gihombo. N'izo nzira eshatu ushobora gukoresha: ushyiramo next box, niba utayifite shaka ipamba hafi, nimba utarifite igihe rwabyaye, mu gihe rwabyaye rutipfuye bihagije rupfure, ariko wakarabye ibyatsi mbere yo gukora kuri turiya twana. Hanyuma ikindi cya nyuma cy'ingenzi ni uko ugomba kuvuga uti, nimba urukwavu rwanjye rwimye, ufite ikayi ngomba kubyandikamo, ukajya umenya ngo uru rwimye itariki n'iyi, ruzabyara itariki n'iyi, kugira ngo ujye uzikurikiranira hafi hakiri kare, utazagwa mu gihombo utabikurikiranye. Sawa rero, turi kumwe borozi bagenzi banjye, kuraje, turi kumwe, inama turahari ngo tuzige, kandi noneho dukora ubworozi buduha umusaruro.